Ruka igice ca mbere, Yohana igice ca mbere umurongo wa 47. Yohana igice ca mbere umurongo wa 47. Reka mwene data mfashe gusoma. Rimwe 47 Yohana. Imana guhumugisha. Tugiye kuganira namwe mu mwanya mutoya. Imana iri buduhe cyangwa se munini ntawubizi, ariko ni nkamuto. Kuko ibintu byiza by'ingenzi biryoshe bifite agaciro byatambutse. Nukongeraho gusa gato kugira ngo tugumize tunezererwe Imana. Hallelujah. Umukozi w'Imana yagize neza cyane. Ndagushimiye byimazeyo. Kugendana n'abantu bafite amavuta ni ibintu byiza cyane. Bafite n'ubwenge. Ni ibintu by'ingenzi. Iyo uvuze numva nezerewe, numva naje notanga haleluya nkavuga ati amen. Hallelujah. Yagize neza cyane. Natekereje kubaganiriza umukristo mwiza. Umukristo mwiza, hari igihe wakwibaza ukavuga ngo se hari umukristo mubi ubaho? Ariko nje sinzi ko hari umubi hari. Birashoboka ko hoba hari abakristo batabikora neza. Kuba mubi no kutabikora neza ni ibintu bibiri bitandukanye. Hari abakristo benshi, bamwe babikora neza n'abandi babikora nabi, ariko bose n'abana beza. Amen. Ariko natekereje kubaganiriza umukristo mwiza, umukristo nyamukristo, umukristo ukunda Kristo kandi wemera kugendera mu mahame ya Kristo. Uvuga, ukora, utekereza, ugenda nkuko Kristo ashaka ko abantu be bamukorera cyangwa se bagenda cyangwa se bavuga. Hari abantu bagakizwa nko mu byiyumviro gusa, ariko ntibatekereze ko agakiza kabo gakenewe kugarakera imbuto. Kagomba kuba agakiza kagaragara, gakora. Abantu bose bashobora kukubona bakavuga ngo uyu muntu agize ate arakijijwe, ariko hari abataza babyitaho, ukagira ngo ni ibintu harimwo bitari byiza. Aho gusa n'umukristo, aho kuvuga nk'umukristo, aho kugenda nk'umukristo, agasa n'umuntu w'umupagani. Biteye agahinda cyane, binateye n'impuhwe. Amen. Ico nabakangurira kandi nabasaba nukuba abakristo beza. Amen. Bibiliya yabivuze hano. Umugabo bita Filipo wi Bethsaida, iwabo wa Andrea na Petero. Bibiliya iravuga ngo Yesu amaze kumuhamagara kumukorera, yarahigiye nawe aja kubwira inshuti ye yitwa Natanayeli. Aramubwira ngo hano habonetse wa mugabo Mose ngo yavuze mu mategeko, abahanuzi kandi ngo bigeze no kumuhanura uwo mugabo kuko azaza. Turamubonye ari hano, ngwino umurebe. Bibiliya iravuga ngo uyu mugabo ngo aramubwira ngo ariko uwo muntu uri kuvuga ninde? Filipo aramubwira ngo ni Yesu w'i Nazareti. Aramusubiza ngo ya, nta muntu bene uwo w'agaciro ushobora kuva i Nazareti, ntibishoboka. Aramubwira ngo igore, gira kigoro, niko abarundi bazavuga. Gira kigoro uze umurebe usubireyo. Ngo agiseruka nk'ahariya rutarahura na Yesu ngo ruramukanye. Yesu yamavuga ngo sinza mbabwira ngo hano hari abantu bazima. Yamamubwira ngo nguyu umwisirayeli nyakuri utagira uburiganya. Hallelujah. Hari abakristo baza bakizwa ariko bagasigara n'amakantu ko kuriganya, ko kwiriganya.
kuko ntimworiganya Imana ko kwihemukira. Amen. Narimo mpaba Paul ubuhamya, hari umudamu wiwacu wari umukristo witwa Nyansingizwa, umukobwa w'abasita mwene wabo na bishop. Yari umukristo kandi ntiyagiraga uburiganya, kuriganya ubukristo, kuriganya ubushake bw'Imana ku buzima bwawe, kuriganya gukora neza, ugasa n'umwibyi, ntukaza ukuramo ubukristo muri wewe buza bugaragara. Paulo yaravuze ngo ntabwo turi abacu twe ngo duse n'abantu bikomandinga, oya turaba abandi tumeze nk'abagore. Umugore ufite umugabo azagendera kuri gahunda y'urugo, ku mategeko. Urataha saa 12 n'ugutaha nuko. Umugore uzuza saa moya, saa 2, saa 3, umugabo aravuze ngo saa 12. Ayo ni amakosa. Uzuterana nubona saa 12 igiye gushika, aho kugira ngo bazokwirukane ikanisa tugire umutwaro wawe, uzutaha kare. Nukuvuga ngo gahunda, umugore agomba kugendera kuri gahunda y'urugo, niko umukristo agomba kumera. Haleluya. Uyu mugore yari umukristo utagira uburiganya. Nyansingizwa umugabo yari umupagani, ariko ubukristo bwiwe bwabereye umugabo isomo, arakizwa. Nyansingizwa ni wa mukristo urya abakristo bazabita abakristo. Hari abakristo n'abakristo batazabita abakristo, bavuga ngo si umukristo neza. Ariko hari abakristo bagenzi babo b'abakristo bita abakristo kubarusha. Ni wowe yari Nyansingizwa, yari uwo nguwo. Nyansingizwa agafata imyenda ye y'umugabo witwaga Ndahuna, yabona abashi bavuye guhinga akayibaha ngo bumukiremo, akayibaha abanyagiwe. Ubundi ruguru twaza tubika imyenda mu isanduka, akagenda agafungura isanduka, akazana imyenda ya Ndahuna, ikoti n'ipataro, agahabashi umwe ishati undi pataro undi koti, nimwumukiremo bafati yabo bayimanike ku mbere igume yumuke. Umugabo akaza, kuko ubukristo bwari bwaramurushije imbaraga. Umugabo akamubwira ngo se iki kintu wakoze niki, kandi umugabo yagazanywe izoga n'inkora, ni kinyabaki warasaze Nyansingi, uzufata imyenda yanje ukayihumusha akayambara abashi bahinga, byibuze atari bari yabibuka vuba guverineri, abashi bahinga. Akabwira ati none ruguru gati bazavuga ngo bashiri, bazavuga ngo niko, akabwira ngo niko. Aba bantu n'abantu b'Imana, aba bantu n'abantu b'Imana, ni kiumbe cha Mungu, nabaremwe mu shusho y'Imana. Akabwira Ndahuna ngo tubaruta. Kado yigeze kuja mu masengesho, asenga iminsi amezi 4, abwira Imana ngo abandi barashubijwe sinasubizwa, abandi barakomeye sinakomera, abandi bageze Amerika, abandi barize, ndaguma nkora ubukeke security nigisha barumuna banje mbaho nabi. Ese ninde mukobwa uzenemera ntarize, ninde mukobwa uzanje inyuma ntagira amafaranga, ninde mukobwa uzanje inyuma ntagira akazi? Wamana we, ukuntu kuwabonye njewe kuva muri bjura utariba utarasambana n'umuntu numwe kugeza ejo bundi. None inzansirimba buri munsi kakuvugira wandekeye iki? Arasenga amezi 4 arashira mu kibenga kwa Dorika. Umunsi yarangije amezi 4, Imana iramubwira ngo ndakubwira ijambo rimwe, kwisi nta muntu kuruta, kandi nawe kwisi nta muntu uruta, genda taha, nzogusubiza igihe nzoshakira. Haleluya. Nuzoza ugenda uzamva kuko nta muntu uruta, kandi na kwisi nta muntu ugira gute, nta muntu ukuruta, kubera ko abantu bose baremwe mu shusho y'Imana. Uriya mudamu aramubwira ngo ntibishoboka. Abashi bagaza batambuka munsi y'inzu, akababwira ngo nibaze ngo abakorere, kujya abasaza bacu baza mukamanuka munsi y'amazu babona ko umugabo we utambuka ngo niko, ati mwaje tukabafungurira. Yaga niko yagaza abwira abashi, kandi gari serious. Nyansingizwa yari umukristo, muzamu abakristo, cyangwa yari umusita, yari umurundi umwongera, simbizi. Haleluya. Yari mwiza cyane,
yarafite ubukristo bwamuru. Uyu mugabo aramuzi, ni wowe wagaze ubacumbira saa sita. Nuwo ngo nyasingizwa Rugina, Pastor Serende, abo baramuzi, niho bagaza baje kuruhukira. Kakurya ko ba Pahoro na Barudi naho bagaza baruhukira kwa Nyasingizwa. Iwe nukuvuga ngo batekeraga abashitsi baza kugeza mu masaha sita cyage amateraniro ya mbere yagaza arangira nijoro, agahita agenda gahoro, ntiyagaza avuga cyane, yagaza akora gusa, akagenda agacumba, amara gucumba akaza akababwira ngo ko amateraniro ya mbere arangiye, muze turye, muze mufungura. Akabwira ati Nyasingi warasaze, turarya saa sita ya nijoro, saa saba tumaze kurya mu kanya saa moya, ngo muzamureka gusakuriza ubukristo. Iwe ntiyagaza asakuze, yagaza abwira ngo mukaza musakuriza ubukristo, ngo abantu bazasakuriza ubukristo. Nyasingizwa. Abasirikare muri RCD bagaza bagenda bakongora ifu, bakenda bakongo. Ayo makuru sa makuru ya bene yo gutoratora n'uwi wacu mu Mibunda. Bene bagiraga isahani bagaza bajana mu muhana na chef yo gupimiraho buri muntu wese ashamata. Abagore bagaza amagira urya isahani y'umurangara, bagahengeka usakamba haza akafuga keye, akamashira mufunga ariko mwaratugoye ngo namwe, kamagira cyo mufuka gafuka kamagahunguka, akagira gutya ngipu ngo leta yanyu yazibagaburira. Nyasingizwa siko yagaza kwega umufuka akawuzana hano mu kirambi, akagura ngo data we mufite inzara, hataye mukecuru ni chef bavuze ngo tugenda dukongora ifu, yaba nabandi baratanga ngo shamati ushoboye. Iwe yagaza tereka umufuka ngo bashama cyangwa urutaraka rukwega ngo nibayori izo bashoboye. Yari umuntu w'Imana. Nyasingizwa ari umuntu w'Imana. Nyasingizwa ari umuntu w'Imana. Yarapfuye, yagiye mu ijuru. Nyasingizwa. Ayo makuru sa makuru twavugira hano dufite ibitabo atari ukuri ntibikunda. Muzamu w'abakristo. Haleluya! Yigaze kubwira revera wiwe yabaga Imaranda, aramubwira bahuriye munsi y'umurima, aramubwira ngo ndakwinginze reve, niko agaza bita, kubera kuko ndabona iwanje ari kuri, ngiye kugucira umwage urye byibuze ngingi imwe nduhuke, ndashaka kugufungurira. Aramubwira ati Nyasi warasaze, revera ntuze sebitereko. Aramubwira ati uraryo yama warasaze, yari umugabo mukuru. Jewe revera paseri bambone mpande umwagi kumukikira turi kumwe nawe Nyasingi warasaze. Aramubwira ngo reve ngo reka gusakuza, ngo ndakora ico ushaka. Yama mukurikira ngo ndashika mu rugo iwawe ngucumbire ngaruke. Iwiwe ni Maranda kwa Nyasingizwa hano kuri mukuru ruza ni Maranda, nantu amasanka 3 ngo babagenda n'amaguru ngo agiye kumucumbira, shikiwe mucumbira yageraga Sizere ngo asoyaga ararega nti kuko ntiyo bakigarutse ari iwabo, bwari bwije cyane ngo batera intambwe zibiri bitse mu nkomero zibiri. Sebitereka ry'umwaga umwe aramubwira ngo Nyasingi subirayo ndakuzi. Tiyagaza sakusa, yari umukristo. Ariko hari abayumbe, hari abapastori, hari abavuga butumwa, hari abamama, hari abakobwa n'abahungu b'abakristo ariko babariganye, batakijijwe neza, bakizwa mu magambo ariko badakizwa mu bikorwa, babesha, basambana, biba, batukana, batagira gahunda. Hari abantu bataza barangiza amateraniro baza basanka imbuga zabarigase mu Karenge. Tuza b'umukristo abantu bose bakugiraho ubuhamya bwiza. Haleluya. Abantu bazava mu matorero habaye bakoroganye abantu. Oyi. Tukaza gusengero bakoroganye n'abantu. Nimba waragize umuhamagaro uzohaguruke usabirwa umugisha uje gutangira ministry. Tukazuhaguruka usambuye, tukazugenda warwanye. Nzabwira abantu ngo pastor nakora nabi, agakora nabi mukabona karakora manyanga kubera ko mutamwangaje muzomureke. Imana umuremyi w'isi n'ijuru ntiyabona umurimo wayo uri gupfa ngo nirangiza ngo iceceke hanyuma ngo biguturukemo. Irabishoboye, yo bitunganye, yo mukuraho, yo muhanagura, yo muzimya. Uziko bazazimya na frottoir, kwa kundi bazazimya kwitabura, yo muzimya gutya ikamuzimya ikagira gutya ngo ifashe frot ishifuka gira gutya gusa. Umurongo wa mbere uzamugenda uzimya, ugaruka wa kabiri uzamugenda, yo muzimya mu cyumweru kimwe mukamubura.
mukivitara muzimya muzomwihorera niyo mvura naniwe uzomusaba gusabira umugishuje gufungura handi tukagende nabi ndimukaza mugira buriganya. Haleluya. Abantu bari mu gukora amanyanga abanyuma bakavuga ngo ni Imana yabishatse ngo niko Paulo yatandukanye nande. Oya Yesu yaravuze ngo mugire umwete wo kubana n'abantu amahoro ngo nuwo kwezwe ngo kukutejejwe watazabona umwami Imana. Kuba umukristo mwiza ushimwa n'abantu. Yesu ngo aravuga ngo nguyu ngo mu Isiraheli nyakuri ngo utagira uburiganya. Haleluya. Hari abantu bataba abakristo neza. Bataba abakristo ne ukabona si umukristo. Nikintu cy'igifuma kiri aho ngaho. Nikigusha n'umuntu usitara ku bantu n'umuntu ukura abantu mu nzira y'umusaraba. Yewe mwabaye mute? Mureke tuba abakristo. Amen. Mureke tuba abakristo. Mureke tuba abana b'Imana. Mureke dukora kuko Kristo yagize gute yakoze. Iyo usomye mu gitabo cy'itangira ibice ngira ngo 37 umurongo wa mbere urasanga inkuru umuhungu waza bita Joseph yaratoranyijwe mu bana b'Imana. Amen. Yigeze gusura bene se aho bari baragishije mu biraro kubera imirimo myiza yagiye akorera Imana ngo bamubonye bamugirira ishari bashaka kumwica ntibzakunda baramugurisha. Iyo yagiye kwa sebuja kwa Potifari abo mukristo nyamukristo. Wibuke ko muka Potifari yamwifuje yaramwifuje aravuga ati nagukunze sico gusa ndashaka kujyamana nawe. Potifari ntiyari umusirikare mukuru ntiyari umugeneral ntiyari umusirikare udasanzwe. Abasirikare bakuru ntibazagira abagore babi habe nubwo yogira umugore mubi kwisura kubera ifaranga uzugira ngo nuruhinja. None no mu buzima bwiza yararimo kandi wibuke kuri ya muhungu hariya yarari kwa Potifari ntabwo yari yagiye mu kazi yari umuntu baguze. Urumva yaragize ibahati gukundwa n'umugore kuko abantu bapanze barabizi iyo umugore yagukunze ukamenya ko estoma yawe izobaho iri satisfait buri gihe. Uzohora uri umuntu utazunyabanye mwahuje n'umugore afere y'umugabo uzuyihorera ibintu byose bizokorwa ku mugaragaro. Banesa sifiwe haramubwira ngo ndagukunze cyane ngo kandi ndashaka ko dukundana cyane. Iwarahenga amamubwira ngo ndagukeneye ngo bucara mutu umwana ko ndimukona atari mukunyitaho ngo aruhageza n'igihe cyo kuba yokora act idashimishije yo kumufata. Tekereza yaje kuba ari bene data bubungu kuntu ni mukubabona. Ayaye muzamureka amasha nuzaza uje kuvuga ikijintu uza wigera ku bandi bantu koko niko byo kugendekera koko. Hari n'igihe woshura kuvuga ngo inzira z'Imana nikazazindi bavuze ngo nikudutobore twamusegetera irashubije soko ntishubije hari uko yabonye ga yosubiza muri ubu buryo. Uyu mugore kwa nkunze reka mbi ukoga n'Imana yabishatse siko mwijuru hari Imana. Yari umukristo mu bibazo arahava ari umukristo kandi amerewe nabi arabohwa ari umukristo. No muzu y'imbohe yagumije kuba umukristo. Wibuke ko Bibiliya izibivuga neza ngo amaze gushika muri gereza umukuru wa gereza ngo yahise amubona ngo amurebe gutya yamavuga ngo nguyu umuntu ushobora guha ino gereza kayiyobora nguruyo. Uziko tuba dusomwa Muswahili yaravuze ngo wewe ni barua watu wote wanakusoma tena wanasoma matendo yako. Utaravuga abantu baba bakumenye. Abantu nutumana duto abantu bazamenye ibintu bitaraba bagira cyo mu gitondo umugabo umwe yigeze abakoza uza abantu. Umugabo umwe yigeze kureke ngo arangize umuhungu umwe ariko hakurya buriya muhungu ngo mbambona kwa yiruka nka ko umuntu wishe umuntu mukanya ngo bamavuga ngo hari umuntu upfuye muri ako gace. Abantu bazabavugisha uziko muzamuhura n'umuntu mu gitondo yakureba gucya kamavuga akamabwira abantu ngo uyu muntu yararose. Ninde ukubwiye nuko abantu bameze. Bibiliya zivuga ngo yenze kutugira nk'Imana iburaho gato. Abantu bazamenye umuntu atigeze yiva. Reka kubwire inshuti yanje ubu mukristo wewe ni kelele wewe uri kintu cyo kureberaho uri citegererezo.
Ntukaze umukristo nk'umuntu washitse ku gitabo gusa nuko warashitse. Oya, ntabwo turabakristo bo ku gitabo, turabakristo mu mutima. Ntabwo turabakristo ku gitabo. Usengera muri hope tuzo tubana na pastor wacu Sumuyumbe agira ifirimbi. Sico dushaka, turashaka kumenya neza kuri umukristo. Abandi baba basengera nko kuri bara basaza ba bishop n'abanga bataza bashamashama. Bamaza nguru umukristo nguru wahe ngo ndumukristo ngo hara kwa pastor Samuel akamavuga nkundi mu pastor ushaka kuba nko Muyumbe. Ntabwo ari cyo twadushaka, turimo turashaka ubukristo bwawe. Oya, ntidushaka abakomeye bari imbere yawe. Tubona nkubu mumbwiye ngo se ariko Rwanda umuntu azamashaka kuvuga umuntu w'umusitari mu muryango kambabwira ati senti muzi doctage simvuge data ura ni data wacu niko abantu baza bashaka bamubaza ati se uruwahega uriya mukobwa wanje uriya bishop Karegeya ni data wacu vuga so muza mureka gutinya. Haleluya, vuga kuri umukristo kandi abantu bose bayibone kuri we. Ngo kishika muri gereza ngo yahise akundwa n'umukuru wa gereza amamubwira ngo kuva uyu munsi ubaye umuyobozi muno. Jewe gusanzo zaza gukora mu gitabo gusa ndeba abagereza basowe n'urukiko binjiye, ariko wewe uri chef kandi chef muri gereza sindafungwa ngo abafite icubahiro n'ifaranganisha ngo azagira amatera agira ama escort ni president indani ngo ni president muri gereza bari umuntu ufite amafara azaje kubona n'abategetsi niwe chef wa gereza. Aita chef wo munsi yarashitse kandi ari umunyamahanga kubera ubukristo. Ariko uzamvura umukristo uza abagore bazo iyo bakugaye cyane zamanga ariko uzamvuza nguri wenyine uzamvura umukristo uzugenda ukumvura umukristo. Tureka abandi wewe mbo noneho reka nguho iminota 2 witekerezeho utekereze ahandi tutatugera hajya muri jya hahandi uzukora harya uzugera abanyamurenge bataza bagera mu miyenzi hagati y'amazu y'ama etage hirya ku maroji yamwagiye mu caro muri babagore baba Masayi. Noneho bitekereze ukuntu umukristo reka 10 minutes 1 2 3 tekereze ukuntu umukristo wasanze uriwe ikosora nukuri ikosora kuko ntabwo turi abakristo aho batubona ahubwo turi abakristo aho batatubona. Duhe Imana icubahiro. Haleluya, yabaye umukristo kugeza naho bamutangiye ubuhamya abahereza bibwami baravuga ngo nukuri kino kibazo wagize hari umusore wasize muri gereza yo kigusobanurira izi nzozi warose uribagirwa zirashoboka ku muhungu w'umuyuda twasize mu gihugu twasize muri baramusobanurira. Mureke tuba abakristo. Haleluya, mureke tuba abakristo nyabakristo. Tureke kuba abakristo b'amagambo gusa bo kwiterera gusa. Kristo nyabo tuba bavuga butumwa. Hari umuntu uzubona kuri afishe kandi atagira Bibiliya baba gushizeho gute urike turi umuvuga butumwa nta kintu uri bukore gihambaye mu rusengero nta muntu uri nta kintu ufite ubundi rori iri hano gusa igomba kubaho ni umuntu ufite gutanga ijambo. Abasirimba barabuze bana biwanyu barahagisha muzamushira habe hano tumukaza mushira umuntu ngo uvuye iwacu cyangwa ngo avuye Burundi ngo aje gusirimba hano kandi namwe muri hano mwosirimba uko no kumagufobye uvuga butumwa nazo zashikana uzamwabwira ngo mufite ikihe gitabo urabwiriza. Hari abantu bari mu kuza mafishiri iwacu nini wanyu ni Rwanda ni mu Uganda batarabavuga butumwa habona ababandi habona ababandi saba Kristo nyabakristo ndibaza basoma ijambo ry'Imana abo bantu tubashaka mu izina rya Yesu. Turashaka bavuga butumwa, turashaka abantu butumwa bwiza sibyo takundika sinaje sinjewe. Yusone mu gitabo cy'itangira ibice 4 ku murongo wa mbere urasanga inkuru ya Kayini na Abeli. Bibiri zivuga ngo ubundi Kayini yari umuhinzi, Abeli akaba umworozi. Ni kwa kundi abanyarwanda bavuga ngo abahinzi bo umwe yakoraga kimwe undi agakora ikindi. Hanyuma
igihe cyo gukorera Imana umwe arakora undakora miguru ntege ese bazahita miguru ntege biguru akora nk'utari guko uzi ko hari abakristo bakizwa n'abandi bataza bakizwa ngo bakimara gutura gutya ngo Imana yamishima ituro rya Abeli ngo iragaya iragaya uzi ko Imana izigaya uzi ko hari abantu baza basirimba hano bakagawa uzi ko hari abantu baza baririmba bakagawa uzi guhagarara kuri mazabao ufite randevu yo gusambana waraye usambanye uzi guca inyuma y'umugabo uri umuntu ibyo bintu ukora ndabwo ari byiza kubera ko utaretse gushaka ngo none baza bagufatiranya gahanze ariko wowe wari ufite umugabo frema nyurwa kandi kubera Yesu nyurwa kubera Yesu nyurwa niba adashoboye gukora muhe gahunda yo kurera ukore tukaza wiri gushaka ibintu bo mu Kristo kubera ubukristo reke kuzanira ubundi urashobora gukizwa nabi ukagira ngo uri muri ihemukira wowe igihe cyo gufara igihe wogira chance ukagwara ingwara ya raranti tugahita tukubwira ngo wakwitunganyije kujya abapasiteri bazagira mu bitaro mumbabarire kakoma buke wagaruka mumbabarire ukagira chance ariko ingaruka zo kudakizwa neza tizikunze kuba ku muntu uwo ubikora kabazamukomoka ubundi kuriya gukizwa nabi ku affecta abana kurusha ababyeyi ndakubwiye ngo nukuri kubera ayo amanyanga iyo ugumye gukora amanyanga ubundi yo wasambanye cyane abana bazasambana tukazubabuza tukazuba kuko warabije harabagabo bazama yabaza mu izoga kamabwe ngo bana ba ngo mukaza mu izoga ngo muri mukona ukuntu ndi mukuza ngakoroga nyoko teke ibyo ngibyo tukazubivuga tiwocura abana babiri ngo nubwira abakobwa bawe ngo se mwatashaka kino game amugera aza kuyora mu mutima kaza ngo ariko papa muzi ko tugira ba petit frère bamwe tutazi keba ibyo ukora uri murabinge mwe uri muri imbuto uzi imbuto baza barya ibigori byose ku idari no ku rusenge bagasiga imbuto zimanutse munsi y'urusenge ku bisakasaka byayo habe nubwo mwobura impengeri mwobura areka imbuto ntibaza bayirya kuko ejo ikenewe gutegwa kugira ngo muzosure murye icuza ukora kurabika imbuto haleluya Imana igenderera kandi iramo ngo kai nukora iciza tuzemerwa ariko nutabikora uzi ko kandi atigeze abwirizwa n'abavuga butumwa Imana rurema waremye isi n'ijuru niwe wabwirije Kayini yamabwira ngo nukora ibyiza Kayini tuzemerwa ariko nutabikora ngo icyaha ko kiri tugatugira ku rugi ngo kandi kirashaka kwinjira reka nkubwire mwene da uzi umukristo mwiza ngo amare ngo yumva agatima kishari umuntu azagira ishari y'ibisubizo by'abana ngo aravuga ngo kubera iki wemeye ituro rya Abeli irya jura ryihorera ndamwereka ngo aragenda aramwica ngo amare kumwica Imana irongera iragaruka nimugoroba kai Abeli ari ko muzamwirirana yamamubwira ngo se ndi umwungeri wa Abeli umva umuntu utagira ubwenge ukuntu adasubiza akasubiza Imana pana abavuga abajirista yareka asubiza Imana ese ndi umwungeri wa Abeli Imana yamubwira ngo kubera ico kintu wakoze ubaye ikivume kwisi ubutaka buzoguhakanira uzutera imbuto y'amayume abandi babeza ntiyakagira umuntu uzogukoraho uzoba inzererezi kwisi aramubwira ngo umpanye igihano ngo gidashobora kwihanganirwa ngo ariko ndakundi nuko niyemeje gukorera Satani wiyemeje gukorera Satani mukorere neza mu byashoye Yohana azavuga ngo wandura nagumye ubundi umuntu nimba ari umungu w'inzoga tukazungu tuyoga two kwifundegeza uzungu inzoga izindi uzitahana ntuzi kaga kebe bazabagira ko mu kabare ko kuzanamwo inzoga uzokagurira umugore kugira ngo azaje kukuzana amacupa icarimwe anatanu tukazo umukristo uforoda je naravuze ngo mpisemo gukunda abagore cyangwa gusambana ntabwo no sambana no shaka abagore barindwi cyangwa 8
barindwi cyangwa 8 officiel famille kabimenya n'abana n'umuryango ukabimenya uwandura nagumye yandura nuweza una nagumye Yesu ndaje vuba ngo ngorere umuntu wese ngibikwiranye n'ibyo yakoze nta kindi kintu Imana yanga kakazuyaza nimba ukijijwe ukizwe neza nimba wanduye wandure Imana ikunda abapagani n'abakristo zone netrenti haba kizwa cyangwa ugwe ureke gwera murungabangabo gasanga umuntu yarakijijwe ariko ntakijijwe arasenga ariko ntarokoka aruzuzwa ruga yiwe igifuma tisobanuka atera haleluya répondeur mureke dukizwe Imana ishubahiro haleluya iyo usomye mu gitabo cya Yohana 8:1 uraza kuhasanga inkuru y'umugore w'indaya ntabwo ari indaya yafashwe yasambaye ntabwo yari indaya yagize accident ura n'icomanza noneho Bibiri zivuga ngo umugore ngo yahuye n'umugabo ushaka gusambana barasambana n'uyu mugore yarabikeneye ngo bamare gusambana none ngo abayuda bamafata amabuye amategeko y'abayuda yaravugaga ngo umuntu wese wasambanya agafatwa bazamushana mudugudu bamutere amabuye noneho ngo bagireho bihurira nayo ko Yesu ari hafi aho ngaho bamavuga atoke mbere yo kumwica mureke duhamagare na Yesu twumve icyaho abivugaho kuko hari ibintu ngo bari bamuteze bibiri nahakana ko uyu muntu atagomba guterwa amabuye bavuga ati twababwiye ko uyu muntu azayica amategeko ya Mose kandi bakundaga Mose kuruta Imana navuga nanone ko uyu muntu agomba guterwa amabuye bamwe twababwiye ko muzamuvuga ngo uyu ni umukiza none dore nawe karatanga amategeko yo kurimbura abantu yaraje ngo yaravuze ngo impumyi zigire gute zibohoke ngibisenzege abantu bose ngo babe free none dore agize gute atanze itegeko ryo kwica abantu uyu ni umucunguzi gucungura ntazacungura umwiza ngasiga umubi azacungura bose hanyuma akabahinzira bakazatungana Yesu ngo abarebe mu mitima ngo azabona ngo ibyihishiyo haleluya uziko Yesu aza kubona iyo mucumbi iyo aza kubona uri mucaba Yesu aza kubona bakaza baririmba gutacage ngo macho ya Bwana yaona poti umuswahili nakoro ya murundi yararimbye ngo ibera hose icyarimwe Imana kandi si umuhemu ntizinabesha ico yakuvuzeho nico nimba ari kibi cyangwa icize Imana ntizibesha ibyo wakoze irabisi haleluya Yesu ngo aramwitegereza areba abayuda ngo arunama yandika hasi ngo arunamuka ngo arababwira ngo mwe umuntu utarakora icaha nafata ibuye aba ari ubanza gutera uno mugore ibuye ngo arasubira arunama umuntu wese ngo akamegiro cyane birasaba se kwikunguza ngo ariko agira cyo mutwe usama waza agakubita gucya undi ngo yakubita gucya akibuka program afite abara babikoze bo ntibari ko baruha bahumaguza tugende noneho hanyuma Bibiri iravuga ngo Yesu ngo yunamutse bishoke ko yanditse amaherufi menshi haleluya sinzi inyuguti yanditse uko zingana ngo yunamutse ngo agira cyo ngo asanga abantu bose bagiye yamamaza ngo se mada ngo abantu bariko bashaka gutera amabuye bose bari he ukoga niko gihe twavuze ngo yamateranira agiye he nabaga bari abantu ngo b'Imana abo ni b'abakristo abafarisayo n'abasadukayo bari bafite ayo yari bari ko bubaha amategeko y'abakristo y'abantu b'Imana hari niyo bari ko bagendera no ndatangaye bari ko bagendera ku mategeko y'idini muzamwumva ijambo neza muzamureka kumosora bari ko bubaha program haleluya babantu bari ko bashaka gutera amabuye bari wavuze ko utarakora hari ubanza kuntera none nabonye ga bose bagiye bose c'est-à-dire ce que France bazavuga nukuvuga ngo bwira mugenzi wangu nukuvuga ngo Pastor Gano lisansi ari uvuga ka c'est-à-dire ko nyine ariko abandi bose nibavuga ngo nukuvuga ngo
bose bari haleluya. Yamamubwira ngo mada genda ntukongere gukora usiongeze kuzini, ntukongere gusambana. Genda singucira urubanza, sinshaka no kukwica, sindi umwicanye. Ntukongere. Imana kiravuga ngo genda ntukongere. Genda ndakwemereye gukizwa, ndakwemereye kwatura, ndakwemereye kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Ntukongere gukora icyaha. Nimwakira ijambo ry'Imana.